menya ko umuntu aca bugufi igihe yagombaga kwirata, afite imitungo, afite ibintu, afite, ariko ukabona ntabwo byamubyimbishije umutima. Naho umuntu ntacyo afite ngo yaciye bugufi, ntabwo ibyo ari uguca bugufi. Ikizabikwereka nuko iyo umuzamuyeho gatoya ahinduye ingendo, agahindura imvugo, agahindura agasuzuguro. Rero abantu ntibakakubeshye. Guca bugufi buriya ni na karita ikomeye cyane. Njya nkunda kubisetsa abantu. Cyaranyobora AEE. Nigeze kujyana n'umushoferi tujya ahantu kubwiriza ubutumwa mu cyaro, bari badutumiye tuzamarayo iminsi 4. Noneho ngezeyo nsanga hari imibu myinshi, kandi ndebye mbona igitanda cyanjye ni duburi, kandi ndebye iki nsanga nta mustikeri gifite. Urabona uyu mushoferi imibu ni murya kabiri azangagara na tu. Hanyuma bigejeje nijoro namwenesha, maze uzana igikapu cyawe twirarire muri kino cyumba. Mbwira bene urugo nababwa nti twebwe iwacu tugira umuco wo gusengana mbere yo kuryama. Bamaze kugenda ndamubwira nti we barapijama tujye mu gitanda, ko nararanaga nabo umuntu banjye n'abakuru banjye bizantwara iki kurarana nawe, byahariya mu nguni yawe nanjye njye mu yanjye dusinzira. Akajya abwira abantu ati buriya ati muri dawacaca bugufi, nkavuga ntabwo ngewe nca bugufi, ndi pragmatic. Ntabwo nashaka ko ndwara na malaria, rega n'igihe uri kugira ikibazo. Wewe wirirwa guterura ibyuma ugira gute ngiye gutwara umuntu ugagaye. I prefer kuryamana nawe mu gitanda kuruta ko ngira umuntu wandwaranye malaria mu cyaro. Rero ibyo ntabwo ari uguca bugufi, ni pragmatisme simple. Kuko guca bugufi ni ikintu gikomeye. Uzamenya ko uca bugufi umunsi Imana yakuzamuye ukaguma ukareshya uko wareshyaga. Ntiwibombe ngo ugende umeze nk'idendo. Icyo rero arise umutunzi nako wicisha bugufa kubaho Uwiteka. Ingororano ye n'ubukire. Uzi iyo ngororano aho iva? Mu mirimo y'amaboko ye. Mana we ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu kuko mwanyiranukiye. Ariko uzicaro ntacyo wakoze, Imana iha umugisha ikihese. Gerageza ugire icyo ukora. Nurangiza ubwira Imana ngo, kandi iyo utangiye gukora igushyiraho amabwiriza. Babwira ngo rero ibintu urimo gukora, results izavamo uranyubahisha ubutunzi bwawe. Results izavamo ubu butunzi bwawe buzabera umugisha abantu banjye. Nutangira gukora gutyo uvuga uti sawa, uyu muntu mumwongerere, wongere ukore cyane, koresha ubwenge n'imbaraga byiyongere. Imana ivuga iti sawa, ko wageze kuri miliyoni ukangabaniriza icya 10, ko wageze kuri miliyoni ugatangira kutita ku bandi, uko ugenda uzamuka uzareba uriya abantu bari generous. Ni ari abapagani, abantu bari generous bakunda gufasha abandi. Bibiliya iravuga ngo uvomerera abandi azavomererwa. Uzabona abantu badasenga ariko bagira umutima wo gufasha, Imana ibaha umugisha, kuko niko yavuze ngo nuvomerera abandi nawe nzakuvomerera. Kuko Imana igendera ku byo yavuze, ntabwo igendera ku byo dutegeka twebwe. Ariko mbere yuko twumva aya magambo, wenda reka mbereke, reka rimwe iyo teme tuzayigeho muri Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. mukurikira. Hari umudamu yari arimo kuduha ubuhamya ejo bundi mu giterane twarimo kuri diocese. Ni umunyamerikakazi, yarongowe n'umugabo nyine, atubwira ati uwo mugabo tugihura nabonaga ari marayika urimo gutembera. Yaravuga gukumva marayika uvuye mu ijuru. Hanyuma tumaze gushakana ati ntangira kubona utuntu tw'utunyanga, buri munsi nkabona utuntu tw'utunyanga, kugeza umunsi yarakaye atafata imbunda. Yari ifite mu modoka, umugore ntiyarazi ko anayifite. Aramubwira ati ngiye gukora ikintu kizatuma ubyicuza. Umugore aramukurikira asanga yifatiyeho imbunda gutya, ariko aje nyine abari bayitunga sinzi ntiyaturangirije nk'uko byagenze, ariko ntiyamurashe. Yaba yaramurashe ntabwo abakiriho. Ariko byarangiye urumva umuntu avuga neza akakwemeza pe, ariko wagenda watangira kwitegereza ugasanga muri mwe harabasomye igitabo cy'umugenzi. Mu gitabo cy'umugenzi habamo umugabo witwa Magambo gwe wamuboneraga kure wabona gasa neza, ngo ariko wamwegera ukabona atangiye kugajuka. Hari abantu rero iyo mutari abana very close, ashobora kuza hano mu rusengero akakwa impression, ariko watangira kubana nawe ukabona afite utunyanga.
kandi afite utuntu tw'uducakura. Noneho Yakobo akavuga ati ubu Kristo bwacu bugomba kugaragarira mu bikorwa. Tuzabireba, tuzakora imbonerahamwe kuwa mbere dusoza igitabo, kuko uyu munsi turiga igice cya 5, niho twari tugeze ku cya 4, turiga igice cya 5, hanyuma icyumweru gitaha kuwa mbere wacyo tuzareba imbonerahamwe yo kwizera gushyizwe mu bikorwa. Ariko n'iki gice turimo gusoma ni nacyo kibazo cy'ingenzi, kwizera gushyizwe mu bikorwa, kuko turabona igice cya 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Turabona icyo Yakobo abwira abakire. Ariko sinzi impamvu n'abantu bandika imitwe y'ibice byo muri Bibiliya rimwe na rimwe baba bafite kubogamo. Kuko no mutwe yaranditse ngo iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Nabete ntabwo ari iteka ryabaciriweho, ni imbuzi bahabwa. Ariko ibi bintu mukora, so abatunzi b'abanyabugugu barangwa n'iki? Nicyo kibazo cya mbere turi buze gusubiza. Hanyuma ikibazo cya kabiri turi buze gusubiza kirava ku murongo wa 7 kikagera kikagera ku murongo wa 11. Ikintu cyitwa kwihangana kw'abakristo, kwihangana kw'abantu b'Imana, kwihangana kw'abantu b'Imana. Ubu Kristo bushyizwe mu bikorwa, icyo twita mu mibanire yacu, mu mibereho yacu. Hanyuma icya 3 turi buze kureba ni imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga kuva ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18. Hanyuma tuze kureba ibyo kugarura mu nzira bene data bayobye, ko nabo turabagira. Atari ku muntu nayoba mumurebere, mumwiteho. So reka rero twihute igice cya 5 cyo muri Yakobo, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Imbuzi ku bantu bafite cash. Ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona. Ntabwo bari iteka, ni imbuzi. Ubutunzi bwanyu buraboze, n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi. Izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese yazo niyo izaba umugabo kubahamya, izarya imibiri yanyu nk'umuriro. Usomye aya magambo wakwibwira ko abafite ifeza bose baciriweho iteka, ariko agiye kudusobanurira abari muri icyo kibazo. Icya mbere aravuga ngo mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwabimishije uburiganya birataka, kandi umuborogo w'abo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Mwadamarariye mu isi, mwishimira ibibanezeza bibi, mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Umukiranutsi mwamuciriyeho iteka, muramwica atabarwanya. So aha turakuramo amasomo agera kuri 4 cyangwa 5 y'imbuzi. Ntabwo ari imbuzi ku bakire, ari ibintu bimwe na bimwe abantu bumva nabi. Sinzi umuntu wabeshya abantu, ababeshya ko mu ijuru hazajya abakene, ngo hahirwa abakene, ngo nibo bazajya mu ijuru, ngo nta n'umukire uzajya mu ijuru. Ahubwo ibyo bintu mu bisoma he? Bibiliya itubwira ko Aburahamu yari umukire cyane, ngo yari afite amafeza n'amazahabu, ngo n'indogobe n'ingamiya n'abagaragu n'abaja, kandi yicaye mu ijuru. Ba Dawidi bari abami, bararundanije imitungo, yicaye mu ijuru. Ahubwo hano baratubwira ngo ariko muritonde, hari imbuzi zigera kuri 5 ku mikoreshereze y'ubutunzi. So muze kuzireba, turaza kuzigarukaho, cyangwa reka mpera aho ngaho, ibindi bice nze kugenda bisoma systematically. Ariko reka mbanze mpuruture nkuko tumenyereye kubikora kugira ngo mube mwiteguye. Hanyuma kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11, imibanire yacu nk'abakristo. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Mubare ko namwe mwihangana mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye.
ntimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'Umwami Imana, mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo Umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Ariko bene data, ikiruta byose, ntimukarahire naho ryaba ijuru cyangwa isi cyangwa n'indi ndahiro yose, ahubwo ijambo ryanyu ribe yeye, oya oya, kugira ngo mudacirwaho iteka. Mbese muri mwe hari ubabaye? Nasenge. Hariho unezerewe? Naririmbira Imana. Muri mwe hariho urwaye? Natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'Umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, Umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Bene data, ntihagire umuntu muri mwe uyoba avuye mu kuri undi akamuyobora. Mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi. N'aya magambo tugiye kusesengura dusubiza ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ni izihe mbuzi 5 ku mikoreshereze y'ubutunzi dusanga hano muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Imbuzi 5 dusanga muri iki gice. Komanga abantu ko mukanguke. Imbuzi 5. Ufite igisubizo azajya amanika nkuko tumenyereye kubikora. Ntabwo ari sermon ndimbo gutanga, ahubwo jewe nshinzwe guhuza ibitekerezo byanyu. Haza gukuramo umwanzuro umwe tukajya ku kibazo gikurikiyeho, kandi turihuta. Ntawe urabona iya mbere. Kose wumvise ukuntu Yakobo avuga ubutunzi hano wabwanga. Ariko se niyo yari intego ye, cyangwa kwari ukuduhwitura no kutuburira kugira ngo tugende nk'abakristo mu mikoreshereze y'iby'Imana yaduhaye? Habuze umuntu? Nitomboreze, shaka ibitambo. Okay, mutinda ndishakire. Ndabona manager hirya hariya, admin nako, admin Tasi. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Tasiye niyo nshuti. Imbuzi jewe ya mbere nyibonye ku murongo wa 4, avuga ngo dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwabimishije uburiganya birataka. Ndabona kuko hariya hejuru yababwiye uburyo ubutunzi bwabo bugiye kuzasenyuka cyangwa se kuzaribwa n'ingese. Nako yaberekaga ko zariwe n'ingese n'inyenzi, ndetse babwira ko n'ingero bazabibwirwa nuko zaba ziriho ingese. Hanyuma hano hepfo rero arababurira, arababwira ngo icyo ngicyo ibihembo bimye abasaruzi basaruye imirima yabo ko itaka. Rega ngo bazi ikibazo kuki avuga ngo byaguye ingese, ngo bya gerageza kubidusobanurira ubihuze. Icyo ni kimwe. Yego. Kimwe mu bituma kimwe mu mikoreshereze mibi y'ubutunzi no kwima abakozi ibihembo byabo. Yego. Ushobora kubibima, ushobora kutabahembera igihe, ushobora no kubahemba nabi. Ibyo bintu bitatu. So kuki avuga ko bene ubwo butunzi buba buguye ingese, buba mu maso y'Imana busa nabi?
ntekereza ko impamvu ari uko buba bubitse butari gukoreshwa ibyo bwakabaye bukoreshwa mu murimo w'Imana cyangwa se mu buryo bwabwo. Good. So icyo ni kimwe. Ikindi n'ibyago bya Yosefu, urumva umuntu nyine ugaramye ku buriri, ariko n'uburiri bwe ngo baryama ku mahembe y'inzovu, ngo bakicurangira muzika, ngo bakitera amaparufe, ngo bakanywesha vino inzuho, ariko batitaye ku byago bya bene wabo. Nibyo Yakobo agarukaho hano, akavuga ati ariko hari abantu mwadamariye mu isi, mwishimira ibanezeza bibi, ntimwabona yuko ari igihe cyo gukorera Uwiteka cyangwa se kwita ku by'Imana ivuga. So nicyo ngicyo, nimurebe icyo gice cyo muri Amosi muzabibona rwose, arabirambura neza hanyuma akabihuza. Hari igihe usoma Bibiliya ukabona abantu ukabona baryamye ku bitanda binini by'amahembe y'inzovu. Yigeze kujya Amsterdam, twagiye muri konferanse ya Billy Graham, baturaza muri hoteli nini yitwa Okura. Nari mfite igitanda kivuye nk'ahantu kikagera nko hafi nko kuri iriya mikorofoni, ariko wenda ubwo ndabikabirije, byari nk'imetero 3. Aho ndagenda ngeze muri wenda igitanda kingana gutya kibaho, cyari kinini kabisa, tureba kigeze nko hirya iriya. Noneho mu gitondo mbyutse, umukobwa azaje guhindura amashuka, yabona neza amashuka uje kuyahindura, ninaryamye kuri santimetero 30, ndacyafite izindi naryamaho iminsi 10 ntarazirangiza. Ati atuturuka hehe wowe? Mu gihugu hatabamo ibitanda bingana gutya. Ariko icyo nenda kubabwira, hari igihe Amosi avuga ati muragenda mukinanura ku magodora yanyu, mukacuranga imizika, mukihimbira inanga n'ibindi, ariko ntimwite ku by'Imana yavuze, ngo mwite no ku bandi. Ibyo nabyo biri mu by'Imana igaye, sibyo? Icyo James yaramaze kubona. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, nabwiye ko harimo ibintu 5 Imana igaya mu mikoreshereze y'ubutunzi. Tumaze kubona 2. Ndabona Lisa ashaka kutwongereraho icya gatatu. Buriya hari umuntu wakibonye? Hirya ho tubwire izina ryawe, nakubonye mikrofone wayifashe. Urakoze. Uri kure ntabwo nzu ndimo kubona neza uriwe, ariko wivuge. Biremewe, uzakura, ntabwo bizakubuza gukura. Hano turi mu rusengero, n'Imana izakongerera. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Jeanne. Nabonaga ari Jeanne, ariko kubera kuri kure sinakubonaga neza. Yego Jean. Iyindi mbuzi abatunzi bahabwa nayibonye ku murongo wa 6 w'igice cya 5. Haravuga ngo umukiranutsi mwamuciriyeho iteka, muramwisha atabarwanya. Mbwira neza ikintu hano yashatse kuvuga. Ahangaha icyo numvisemo nuko abatunzi bakoresha ubutunzi bwabo barenganya abanyantege nkeya, batagize icyo babatwara. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite ubutunzi cyangwa se amafaranga ku buryo yayakoresha mu buriganya, cyane cyane yabonye ko umuntu afite intege nkeya ntacyo yamutwara, donc akitwaza ubutunzi bwe akaba yakandamiza abandi. Yego. Muri make nicyo ngicyo nari mbonyemo. Murakoze. Iki ngiki ni teme muzabona muri Bibiliya kenshi, ahantu Imana ivuga ngo ariko mwafasha abantu kuko bacisha make. Kuko hano ni nabavuga ngo abakiranutsi, ngo umukiranutsi mwamuciriyeho iteka, muramwica atabarwanya. So hari abantu buriya kubera ko bacisha make, kubera ko biyoroshya, abandi bababonerana, kakubonerana pe, kubera ko akurusha imbaraga z'ubutunzi kandi yakurenganya ukicecekera. Nahoranye n'umwana umwe kare, umuyobozi yarenganije, ndavuga nti ubwo warabyemeye? Atusubwo nari kubigenza gute? Kamemo ntabwo ufata umuntu ngo umwirukane nk'uwirukana ingegera. Hari amategeko akurengera atabahoze. Nabo uzajye kwa inspecteur du travail cyangwa ushake lawyer, nabo ubwo hari kashi zabugozi gutegereje, kuko ubundi nta muntu ukora ibyo bintu. Ariko buriya hari abantu bumva kubera ko afite ubutunzi byo, afite amafaranga ye, aza kubwira ngo kwe ndakwirukanye, uranyirukanye gutyo gusa.
nta preavi, nta blame wigeze umpa, ntaki, kandi mfite kontra. Icyo gihe rero ukabikora umuntu wo muri kino kinyejana akakwereka intama zambarwa. Ariko twebwe kuko turi abakristo hano Yakobo arimo arababurira kavuga ati bene ibyo bintu ntimukabikore. Kuba ufite power ku mukozi ntibiguhesha uburenganzira bwo kumurenganya. Kuba ufite power yewe n'umukozi wo mu rugo, ko mbona abantu kwirukana umukozi wo mu rugo biroroha cyane. Amena itasi ukamwirukana, akamena iyindi ukamukata. Ese ubwo ngubwo koko wowe itasi gucitse bagukata? Uretse yarabigize akamenyero, ariko nabwo icyo gihe wabanza ukamuburira ariko ibi bintu, izi ngeso ndabona ufite, umaze kumenera amatase 2, numena iya 3 nzakwirukana niba urugo umuhaye preavi. Ariko umuntu araje aguhagaza imbere, itasi iramucitse uti hanze, cyangwa se ukamukata amafaranga arenze agura itasi kuko itasi yawe wayikundaga. Hari ibintu byinshi abantu bakora bakarenganya abo barusha imbaraga kuko bazibarusha mu buryo bwose. Mushatse mwarondora mukareba liste yaza kuri iyo item. Iyo ngiye ubwo ntibibaye 4. Munshakira ikindi, haracyabura ikintu. Murakoze. Yego, nakubonye inyuma aho ngaho. Nanjye nitwa Gervais. Gervais? Yes. Yego Gervais. Aho ndi kubona hano ku murongo wa 2 avuga ngo ubutunzi bwanyu buraboze n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi. Nkuko titre hano ibitubwira ko iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Babasaruzi bafite ikibazo birwa binubira ibyo basaruye, wa mutunzi yaragiye arabisarura arabihunika birinda ubwo byabora, kandi ataragize byibura n'umutima wo kubahaho ngo bagende nabo babone icyo kurya, kandi barabimusaruriye bagahunika. Icyo cyari cya mbere bari bakivuze, kwima abakozi ibihembo byabo. Gusa ukabibima kuko muzarijyaho mushaka. Ntabwo urumva abantu bavuga gutyo. Buri munsi iyo numvise ibiganiro bumva abakozi bavuga ngo muzatuvuganire, muzatubarize. In the first end uri umuyobozi w'umukristo, nta mukozi wagombye kuvuga ngo muzamvuganire. Wagombye gutera intambwe ahubwo abakozi bawe ukanabavuganira mbere yuko. Jewe hariho principe nyambwira abakristo tugomba kugira. Niba ufite umukozi mwiza ugukorera mu rugo, ntuzarindire ko gusaba kumwongeza. Ujye umutanga umwongeze atarabisaba, kuko ni ukumushimira ko gukorera neza, umwongeze. Kandi buriya rero ikintu cyo mushimira abakozi bo mu rugo, nubwo hari n'ibyo mbagaya byinshi, akenshi nta nubwo gusaba kumwongeza menshi. Hari igihe akubwira ati ariko patron ati wanyongeje, utise nkongeze nkangaye, tunshyiriyeho nka 3, nkatekereza 3. Yewe nashakaga kuguha 10, none urashaka ko nkongeza 3. Ariko umukozi niba gukorera neza, ibwiriza umwongeze, ibwiriza umworohereza akazi. Nubona yagize ibibazo umugurize, nawe ukenera ko umutabare, ajya amenya ko hari itandukaniro hagati y'umukoresha w'umukristo n'uw'umupagani. Kandi niba ari n'ahantu hanini, kuko iyo nagize umugisha nagiye nyobora ibintu binini n'ibitoya, hari ibyo nayoboye direct ndi umuyobozi, hari ibyo nabereye chairman. Kimwe mu bintu ugomba guharanira iyo uri umukristo no kumakinga sure ko abakozi bawe iyo mwungutse nabo bunguka. Niyo wamwongereraho make ukamwuruti rwose kubera uburyo mwakoze neza, turabazamuriraho akangaka, ku buryo gihe wamenya ngo ntibavunikira ubusa. Ariko kenshi iyo twungutse dukora nk'ibi Yakobo yavugaga, ahubwo tukabyirundanyaho, tukabiryohamo, tukibagirwa ko hari n'abantu badukoreye akazi twagombye kuvugira. So icyo ngicyo nacyo mu cyandike. Ariko hari ikindi hasigayeyo kimwe mutarabona. Ari wakibonye? Ntekereza ko ari ku murongo wa 3. Yego. Umurongo wa 3B. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Yego. Mwarundanije ubutunzi mu bundaraho nk'inkoko mu minsi y'imperuka. Kora commentaires urarangije. Okay, natekereje ibintu bibiri.
muri Matayo ngira ngo ibice 6:19 aho Yesu yabwiraga abantu ngo aho kugira ngo murundanye ubwo butunzi ku isi yego nimutekereze cyane uko mwabubika mu ijuru atazagera inyenzi n'abajura n'ibindi nk'ibyo ngibyo. exactly Bivuze nyine ko ubutunzi dufite tubukoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro tukazabona yani nko kwibikira ubundi butunzi mu ijuru. ya iyi ni principe ikomeye nimureba no mu isezerano rya kera ni naho igaragara cyane. Nimusoma amategeko ya Mose, Imana yaravugaga ngo nusarura umurima wawe ntukamareyo imiba yose, ujye usigayo umuba w'umusuhuke n'umupfakazi n'imfubyi kugira ngo babone ahantu bahumba. Murabizi Rusi yajyanye na Naome bajyaga bajya guhumba, donc abantu baba barimo gusarura, abantu b'abakene bakaza kuza baturuka inyuma bareba utuntu tw'udusigisigi twagiye dusigara inyuma bakaduhumba kugira ngo nabo babone ibibatunga. Noneho Imana ikavuga ngo noneho mujye mubikora mubigambiriye, usarure umere nk'uwibeshye usigeyo umuba kugira ngo umukene aze kuza awugweho nawe awuhumbi, sibyo? Ariko hari umusomyi nari ndimo gukoraho muri iyi minsi mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Imana ikavuga ngo rero buri mwaka ngo ujye ufata 10% cy'ibyo wungutse ngo gisangire n'umukene n'umupfakazi n'umusuhuke n'umurewi kuko atagira gakondo muri Isirayeli, ngo rimwe mu myaka 3 ngo noneho ujye ubikusanya umwaka wose ngo hanyuma ubifashisha abantu. Ngira ngo ni ikintu twakwiga ama principe yabyo. Umuntu akavuga ati mu butunzi mbona ngiye kugenaho umubare ungana gutya. Niyo waba ufite agashahara gato, ushobora kuba ufite umushahara w'ibihumbi 10 ukavuga utari muri ibi bihumbi 10 ngiye kugenaho 1,000 cyo nzajya mfashisha abantu batishoboye, ntitange ntago none, kuko Imana yishimira gutanga. Ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa, ngo uvomerera abandi nawe azavomererwa. Amen. Icyo cyari ikindi. Hari ikindi ariko wari wavuze ngo wari wabonye 2 ngira ngo wavuze kimwe gusa. Mikrofone bayigutwaye nagira ngo uracyayifite. So reka noneho tugiye ku kindi kibazo cya kabiri. Ngira ngo ibyo bintu 5 imikoreshereze y'ubutunzi aratubwiye ngo number 1 umurongo wa 3 uwarise yavugaga mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Bivuga ngo mwarundanije ubutunzi. Hari kandi iki kintu ndagira ngo mucyumve. Hari umuntu umwe w'umukire sindi bumvuge izina kuko arazwi cyane hano, twigeze guhurira mu munsi mukuru turi muri za cocktail nyine bajyamo bagenda bahura baganira. Umuntu arambwira tuyo ni runaka, namwe najyaga nifuza guhura nawe. Nari nkiri pastori, ntabwo ari muri no minsi haciyeho imyaka ni na myinshi. Namwe nuzi ko ninajyaga nifuza kuzahura nawe. Ni nasomye ubutunzi ufite, wari ukwiye gukora fondation ikora ibintu by'indashyikirwa, ngo maze icyo mfa n'abapastori ngo iyo wakubonye bakubonamo amafaranga. Ntabwo ngiyewe ntayo nshaka, ariko buriya uyakoresheje neza ntiwazasiga izina nk'abandi bose tubona abanyamahanga bafite za fondation. Hanyuma ntitwabyumvise kimwe, kandi hanyuma ubu ngubu yageze iyo twese turimo kujya, kandi ubwo butunzi bwasigaye ku isi. Buriya mu bintu reka mpora mbibabwira, iki kintu cya mbere, buriya ubutunzi bukoreshejwe neza uzabibona twashyinguye umuntu. Buriya pastori tuba mu ishuri rihoraho. Iyo duherekeje umuntu, yewe sinjya ndeba umubare w'imodoka zamuherekeje, ndeba umubare w'abamuririye, kuko uzabona abana b'imfubyi bavuga tuyu niwe wari utugize, uyu niwe wajya gututangirira amashuri, ubona abapfakazi bavuga uyu tuyu muntu koko ubutunzi yabukoresheje neza kandi ntabwo yakennye. Imana nibaho umugisha ibyo muzabyibuke mubyentegere mu mikorere yanyu. Icya kabiri, mwimye abakozi banyu ibihembo byabo. Iki cyaha twose nikizatugaragaremo. Abahemba abakozi bo mu rugo, abafite abakozi mukoresha mubahemba kubera ko bafite imirimo babakorera, mubashyira imbere mubiteho ku buryo bazajya itandukaniro hagati ya bosi w'umukristo na bosi w'umupagani. Ndabona abantu barimo guseka harengera ngo
bashobora kuba muraza kumbaza ndabasubiza. Hanyuma umurongo wa 5 aravuga ngo mwidamarariye mu isi mu minsi yo kurimbuka. So iki ni igihe kibi, ntabwo ari igihe cyo kudamarara, cyo gukoresha iby'Imana yaduhaye. Hanyuma arantu ku murongo wa 3 wa 5b avuga ngo mwihagije mu mitima yanyu ku munsi wo kurimbuka. Mu yandi magambo no kuvuga ngo mwebwe mwabaye satisfied, ubutunzi bwanyu bwatumye mwumva mwihagije, kumva cyerose ibintu by'Imana muba muvuga ni ngombwa. Mwihagije mu mitima yanyu, kumva udakeneye Imana kubera yuko ufite cash, kumva udakeneye abandi kuko ushobora kwigurira ibyo ushaka. Hanyuma icya 5 mwarenganije abatagenda nk'uko mugenda. So hari abantu tutanganya imbaraga tukabahutaza kuko ushobora kuguhutaza. Ino hari igihe yari yarateye imvugo muri za 85 na 6 ngo nakugonga narangiza nkakugura. Ibintu nshimira Imana muri no minsi nuko nta muntu ukivuga gutyo. Avuze gutyo ukamuhereza ribu umuntu yaraza akakubwira ngo ugiye ngo nakugonga ngo narangiza nkakugura. Kuko umuntu effective major kukugonga bazanatera n'amahane intumbi yawe rwose bakayigura, bakacamanza bakerekana ko ari wowe wari mu makosa. Buriya hari igihe abantu bagira umurengwe. Nyasenga Imana ngo ntuzatugereho, ariko hari igihe mbona hari ubwo unadusatira buhoro buhoro, kuko iyo mvugo sigaye nyumva nubwo atari nyinshi ariko haraho nyumva. Icyo kintu rero Imana iracyanga. So ngira ngo ibyo ni ibintu 5 twagombaga kubona, hanyuma bikatubwira ngo ibi ngibi ntimuzabikore mu mikoreshereze y'ubutunzi. Tugeze rero ku mibanire y'abantu b'Imana, ku mibereho n'imibanire kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Turibaza ni ibiki bigomba kuranga abantu b'Imana mu mibereho yabo mbere yuko tujya ku mbaraga zo gusenga. Ariko dushatse twanabifatira hamwe, kuko hano aratubwira ngo hari lifestyle y'abantu b'Imana, imibereho y'abantu b'Imana, haba mu mibanire yabo haba no mu mibereho yabo ya buri munsi. Ibintu bigera nko kuri 4. Reka mbibumbire hamwe ngeze ku murongo wa 18 no gusenga mbishyiremo, ko nayo ni lifestyle. Nshatse nanageza no kuri 10 kuri 20 kuko byose biri muri titre imwe, uburyo tugomba kugarura ku murongo abatani. So ibintu reka mbigire 5 bigomba kuranga imibereho n'imibanire y'abantu b'Imana. Ibiki bigomba kuranga abantu b'Imana mu mibereho yabo no mu mibanire n'abandi. Kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 20. Ibintu 5 nanone. Murabibona abantu b'inkwakuzi bajyaga hano uyu munsi ninde wambitse agapfukamunwa batomboze. Imperarise ndabona we yabaye inkwakuzi arimo aramanika ubutitsa. Ibintu 5. Kimwe turatubwira umurongo unadukorereho commentaire nyine kugira ngo tucyumve. Kimwe kiri ku murongo wa 7 n'uwa 8 aricyo cyo kwihangana. Sinzi niba nawe usoma wenda. Soma nyine hanyuma bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana mwikomeze imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Harimo ikintu cyo kwihangana dutegereje. Nibaza ko wenda bijyanye na context yandikiyemo iki gitabo. Gihuze n'indi mirongo niba wayibonye birahita bisobanuka neza. Hari indi mirongo 2 yo hasi irimo aho ngaho, nibigiye twasomaga mwahise mubihuza. Ntago ndasoma neza ngo mbihuze. Reka dushaka undi muntu ugufasha kuri icyo kintu cyo kwihangana, ko harimo indi mirongo 2
ndabona Frida yamanitse, ariko niba utavuga kwihangana ubwo ntiwirirwe umanika, utubwira uti ntabwo aricyo nendaga kuvugaho. Ariko iyo 20 nshaka niba wayibonye baguhe microphone wunganira Alice. Murakoze. Ni ku murongo wa 7 wa 8 n'uwa 9. Iyo yayivuze. Yavuze wa 7. Wa 7. Niwo yahereyeho. Wahabonye? Reka tubanze twumve hariya hari abandi bamanitse, buriya Frida ushobora kuba atawubonye. Uwo ndimo gushaka wunganira iyo ngiyo Alice yaramaze kuvuga ku kwihangana. Wawubonye? Wa 9. Oya, ubwo ngo turaza kuwugeraho. Abo bakobwa bicaye inyuma aho ngaho babanze banambwira uko bitwa, buriya bari kure simbabona neza. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Ishimwe Elsie. Elsie. Yego. Umurongo uwundi uvuga ku byo kwihangana n'uwa 11. Uravuga ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe, mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu kandi muzi iby'Umwami Imana yaherutse kumugirira kuko afite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Uwo niwo nabonye. Washyizeho se n'ubanziriza kugira ngo tuvere ruhande rimwe. N'ubanziriza uravuga abahanuzi bahanuye mu izina ry'Umwami Imana mubakureho icyitegerezo cyo kurenganywa no kwihangana. Yego 20. Kuko nibwo uhita wumva mwibuke yuko abihanganye. So iyo ni imwe muri karite igomba kuranga umukristo, kwihangana haba mu gihe cyo kurenganywa, haba mu gihe cy'ibibazo, haba muki, kuko imwe mu mbuto z'umwuka habamo no kwihangana, kabaho ubuzima bwihangana. Ariko buriya niba hari ikintu gikomera kibaho no kwihangana, cyane cyane wihanganira abagutera umujinya. Kereka niba mutabizi, buriya niba hari ikintu kigora cyane kubona umuntu agutera umujinya ukihangana. Kwariho n'igihe umuntu yihangana ariko kumva muri wowe uratogota, kumva hari ikintu kikubwira ngo aragucitse kuko arakugendanye utamubwiye ibyo umutekerezaho. Bibiri gabwira ngo yajya wihangana, mwihanganye, kuko ngo abihanganye noneho bakihanganira no gutotezwa, kuko gutotezwa nabyo hari ibindi bidusaba kwihangana ntubivemo. Ari nacyo gikomeye cyane, kuko abantu benshi yahuye n'ibigeragezo abivamo. Ariko hano bakatubwira ngo abantu bahanuye mu izina ry'Umwami wacu mubakureho icyitegerezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke ko abihanganye tubita abanyehirwe. Mubise ibyo kwihangana kwa Yobu ngo ni iby'Imana yamukoreye nyuma. Haragiye nibaza ariko Mana kuki urindira kavuga ngo mugira ngo mwige kwihangana. Umwana umwe ngo yabwiye umusaza yajyaga abona rwose afite karume nyinshi, kabona mu buzima nta kintu kimuhungabanya. Aramati muze ndagira ngo ndamikeho iganza impano ikuriho yo kwihangana inzemo. Amurambikaho ibiganza aravuga ngo Mana rero uyu mwana umuhe ibigeragezo, umwongerereho n'ibigeragezo, umwongereho n'ibitotezo, umwongereho n'inzangano z'abantu, umwongereho n'abamwambura. Aramati muze ngewe nakubwiye umusengere ngere kwihangana. Avuga ngo ntabwo uzigera umenya kwihangana utahuye n'ibikugerageza. Buriya rero ibitugerageza ni rwo ruganda ducurirwamo kwihangana kwacu. Wenda wowe wicayemo hano no munsi hari birimo kukugerageza, kuki Imana itarimo kubikuraho? Imana ikakubwira ngo ntabwo nzakwarura utarashya, ntabwo nzakwarura utarashya, ngomba kubanza nkagushongesha hanyuma wamara gushya nkakwarura. Kandi iyo utsinzwe icyo kizamini urongera ugakora repeat, hura n'ikindi imbere yacyo kikakugerageza kugeza igihe uzamenya kwikaruma. James ntarakare twajyaga tubana kamwe atari ko ushyiramo ikintu cy'ubunyabuganza cyinshi. Ati ntabwo ari ubunyabuganza, buriya hari ibintu tuba twarigiye ku birenge.
imana ikagushyira mu ruganda ikagusya ikaguhonyora ikagucugusa ikagushyushya, hanyuma wajya uhura n'ibintu ukavuga ngo ibi nigeze guhura nabyo hanyuma abantu bakibwira ngo ni ubunyabuganza kandi ari itanura waciyemo. Rero nimubona murimo guca mu matanura, rimwe na rimwe uzabanza ugenzura urebe ko imana itarimo kugucenshuramo inkamba kugira ngo use neza. So ikindi, icyo cyari kimwe cyo kwihangana. Reka twumve ikindi. Iyo ari komantere yo gushimangira indi myitwarire batubwire umukristo agomba kugaragaza mu mibanire n'abandi, kandi nayo igaragaza kwihangana. Murakoze. Amazina ni Daniel Rukundo. Daniel? Yes. Yego Daniel. Umurongo wa 9 avuga ngo nimwitotombane bene data mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Cyane mwitotombane. Kwitotombana nyine ugasanga nko kaza ritotomba kubera umukoresha wawe n'ibindi. Umva hari ahandi yabyanditse aravuga ngo uzabona umuntu ushobora kutitotomba, uzamenye ko uwo muntu ashobora gutegeka umubiri we wose, kuko kwitotomba. Umva nanjye urimo kubigisha hari igihe nisanga nitotombye atogota, ariko abantu nk'aba ngabo kuko kera najyaga ntwara imodoka nkagenda ntuka abantu. Buriya mu muhanda wa Kigali dutwara imodoka nabi, ubona akaza kagukupa kaguca imbere kagukugiga kakubangamira, nkabona ko nk'aba bashinzi hano madanye mukajya mwira ko kugenda utukana, so wenda kubona abo bantu wenda kuguteza accident. Ariko bucye ngeza ndavuga ariko nabizi Bibiliya yarambwiye ngo sinkagende nitotomba, nuko niga kujya mbareka bakanca. Ariko igihe nabonye bigira n'umumaro. Iyo umuntu ashaje abantu bose baramwubaha. Ari igihe mbona umuntu arimo kubyigana nkamugirira gutya ni ngo pastor ngo ni wowe, nkabona arampepeye agafure nakandeka nkagenda nkavuga ntacyo. Kwiyana kwitotomba bituma abantu bakubaha, kuko nanjye nagendaga nitotomba ngira ngo Imana niyo mpamvu yatumaga abankupa baba benshi. None ariko ntabwo bihannye, ntabwo turamenya kugenda ku murongo, cyane cyane abamotari bo rwose. Niba hari abatwara moto murimo hano rwose, abamotari muzagerageze mujye mugendera umurongo umwe. Umumotari agenda zigizaga bakubise imodoka bakaragukubye, kumva nuko twe kwitotombana. Yego James. Yes, murakoze. Ku murongo wa 12 ngo ariko bene data ikiruta byose nimukarahire naho ryaba ijuru cyangwa isi cyangwa n'indi ndahiro yose, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye oya. Aha, kora komantere kuri ako kantu kuko nako ni ikintu gikomeye. Wenda ko n'udumwanya wo kubaza aho tugufite ibibazo byinshi kuri iki nuza, ariko ndaho ahubwo nimureke twihute tubanze tubone icyo duheraho tubaza. Rero komantere yibi cyane ko Bibiliya yo inavuga ngo yego yanyibe yego oyibe oya. Yego ibe yego. Umunyarwanda akavuga ati kwemera n'ibivuze uwanga kwanga. Hanyuma ubundi mu mibanire y'umukristo twe navuze ni rwose ndabyemeye, nkwiye kubyemera ngo nagira ko ngira ngo ari naho ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo wemeye ngo ugahura ndetse ubona bishobora no kuguhendesha cyangwa gutwara n'ikindi cyawe, ariko kubera ko wemeye ukwiye kugiharanira ukagikora kugira ngo ukiranuke imbere y'Imana cyane. Ubundi umukristo yekwiye kuba yego ikaba oya, kugira ngo mube mubana cyangwa mube mugendana mu buryo bwa gikristo, babone ko uri umuntu w'Imana koko. Murakoze cyane, kuko na Yesu yarabivuze ngo rwose ngo ibindi bizamo hagati ngo biba bivuye ku mwanzi. Yego ari ugiye kumwongerera kuri icyo? Reka mbanze nkore komantere none kuri icyo James yaravuze, kuko nimusoma Zaburi ya 15 ngira ngo niyirimo iyo reference yavugaga ahantu Imana ivuga ngo rwose nukora amasezerano ngo umukiranutsi ngo niyo byaguhombye waremeye ikintu ngo ujye wemera wicwe ariko usohoze indahiro. Reka mbibarebere Zaburi ya 15 navuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera, n'ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe,
ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. I like this. Umuntu uvuga ngo iyo narahiriye ikintu, niyo nasanga naribeshye, ntabwo nivuguruza, nzagikora kuko naragisezeranye. Yego yanjye ni yego, oya ni oya. Ntabwo urizi ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Ngo ni umukiranutsi mu maso y'Imana. Amen. So icyo ngicyo, yego ibe yego, oya ibe oya. Ibyo bintu rero by'ubucakura bw'Abanyarwanda, buriya Abanyarwanda turi ubwoko bugoye. Umunyarwanda arakubwira ati nzabikora. Kamera nka wa mwana Yesu yavuze ngo abana babiri, ngo se yarabwira ati mujye mu murima mujye guhinga. Ngo umwe aramubwira ati data, ati ndajyayo. Arakwepa yigendera aho ashaka. Undi aramubwira ati ntabwo njyayo. Hanyuma ageze hirya aribwiriza ajyayo. Noneho turimo kwiga ibintu bya za cultures, ibintu by'imico. Umwarimu yaratubaje ati muri aba bana bombi uhura n'umuco wanyu ni uwuhe? Nza gusanga mu Rwanda umwana ashobora kubwira umubyeyi ati ariko ndajyayo, akicera imbere akajya ahandi. Ariko wa wundi wavuze ati sinjyayo, akubitwa ataranidesida ngo ajyeyo. Ugasanga rero kenshi bari abantu b'inyaryenge bazi kurimanganya akikuramo. Akenshi nibo twita abahanga. Ukana koresha ni umuhanga ngo azi kwitira daferi. Ariko ugasanga ni incakura gusa. Ibyo twita umunyabwenge ni incakura, ni indyarya izi kubeshya nyine. Ariko Bibiliya ikavuga ngo ya reka tujye tugendera umurongo umwe, twe kugenda amayoka, tugende muri zigzag. Tukera twari dufite umupadiri watuyoboraga, yaravuga ngo hari abantu tuzajya duhura nk'abagonga, ngo abantu mugenda muzigizaga mugenda amayoka, ngo ngewe ngendera umurongo umwe, ngo tuzajya duhurira mu nguni mbagonge. Umuntu agenda aca inguni ukamubura, yagaruka ukamubona ugavuga ngo ese wa muntu burya agenda aca inguni azigizaga. Bajya bagenda rero muzigizaga mucangacanga. Muzatega amatwi indirimbo muzabumva abantu bazi gucangacanga pe, cyane cyane mu bakobwa, ariko no mu bahungu barahari. Hari indirimbo numvise umuhungu aririmba ati nguyu ataba afite kanaka ushinzwe kugura inyama, na kanaka wundi ushinzwe kwishyura moto, na kanaka wundi ushinzwe kwishyura inzu. Uyu muntu nk'uyu nguyu koko aba bantu abashobora ati arabacangacanga pe, ntibazahurire iwe. Akagira Korode uza kuwa mbere, akagira Yohana uza kuwa gatatu, akagira yabona bagiye kuhahurira akababwira ko adahari. Mbyumva mu ndirimbo baba baririmba hariya hanze, ntabyo ndabonesha amaso yanjye, ariko ubwo babiririmba bigomba kuba bihari. Kandi ubwo mungana mutya benshi bari muri Bible study, mwe mugomba kuba mubizi first hand, kuko rega burya abasaza hari ibyo tutakimenya. Uretse ko atari mu kinyejana cyacu, bibwira ngo bene abakobwa bakora utwo dukoryo hari abo duhura nabo, nahure nabo. Hari isi ntajya ngendamo, ariko irahari ibintu byo kugenda yego itari yego, oya itari oya. So yego yabe yego, oya ibe oya, sibyo? Reka twumve ikindi cya kane kiranga abakristo, ngira ngo iki ngiki cyo kiranoroshye kuko twese turagikunda. Icya kane ndabona bari kutubwira ku murongo wa 13, 14, 15 kijyanye no gusenga. Ariko nari nifuje kugihuza 13 by'umwihariko, nari nifuje kuyihuza n'umurongo wa 9 hariya bavuga ngo nitukitotombe. Mu mutwe wanjye nahise nibaza ngo harya umuntu nati ubundi witotomba kuko ibintu bitameze neza. Yego. So aho kwitotomba wakora iki? Nibaza ku murongo wa 13 bisa nk'aho babisubije mo igice, ngo mbese muri mwe hariho ubabaye. Akenshi twitotomba ko tubabaye cyane, tubabajwe ni nabo dukorana se, nabo tubana se. So aho kugira ngo witotombe, kandi nibaza ko umuntu yitotomba ko yabuze ko agira. Aho kugira witotomba ahubwo senga. So like a Christian does not complain but praise instead. Yeah, so rero ikindi bari kutubwira no gusenga, nuko nayishatse gushyira yo komanteri muza n'ikenda
aho kwitotomba asenga bari kutubwira ngo dusenge, niba tubabaye dusenge, niba tunezerewe turirimbe, kandi niba hari urwaye abwira abakuru b'itorero bamusengere, kuko iryo sengesho rishobora gukiza umurwayi kandi akabarirwa n'ibyaha. hari umurongo umwe nshaka muri icyo gice, muri iyo teme yo gusenga, ari nawo utegeka yose. Ndibaza ko ari uyu murongo aho bavuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Yes. 16. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Ibintu bibiri ni ugusenga k'umukiranutsi ariko no gusengana umwete. Amen. So iyo ni imyitwarire y'umukristo. Hanyuma twumve icya gatanu. Icya gatanu gisigayemo kimwe, hanyuma tugakora summary. Hanyuma Alice, icyo kintu waruvuze cyo gusenga kuvura kwitotomba, buriya nimureba muri Bibiliya, amfite nacyo Yesu yigishije. Yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, munyikoreze imitwaro yanyu, ngo kandi ngo umwanzi wawe ngo ntukamuvume, ujye umusabira umugisha. So usanga byose byicomekera mu gusenga, kuko iyo dusutse imbere y'Imana umujinya wacu. Buriya hari umuntu nkunda cyane muri Bibiliya wari uzi kwivura. Muzarebe Dawidi hari igihe yajyaga imbere y'Imana akavuga ati, Imana, aba bantu bampagurukiye, uhagurukana ingabo ntoya n'inini, ubakubite, amenyo yawe yacagagure, ubakubite, ubamenagure, bakubite. Yarangiza akanashyiraho n'imivumo, ati abana babo bab'imfubyi, abagore babo b'abapfakazi, nahaguruka agiye kuburana atsindwe. Hanyuma Imana ikazana umwanzi we witwa Sawuli. Abishayi bakamubwira ati, ntubona washubijwe kabisa, ukimara gusenga ngo yaduye bamuzanye hano. Agatereka da, yewe uriya nari ndimo kwivura, nasukaga imbere y'Uwiteka amaganya yanjye, nimumureke azagwa ahandi, sinshobora kuramburira ikiganza ku Uwiteka yimikishije amavuta. Burya Dawidi yari umuhanga mu kwivura. Iyo ibintu byabaga byamugoye, muzabona ni umuhanga wo kwivugisha. Mwari mwabibona, akavuga ngo umutima wanjye niki gitumye umpagararamo, niki gitumye wiheba, ngo jya wibuka Uwiteka Imana yawe, ngo kwizongere kugirire neza. Imirongo ikurikiraho iteka ryose ahita avuga ngo Uwiteka ibihe byose wambereye ubugamo, wambereye ubuhungiro. Ko burya Dawidi yari azi kwivura. Iyo yumvaga ibintu byanze yajyaga mu mwuka. Namwe ni mubyiga, natwe nitubyiga, kwitotomba bizagabanuka. Tuza tuzi ngo ibyo byose hari ikintu kimwe nzi, nubwo ibintu bigaragara nabi, Uwiteka niwe mwungeri wanjye kandi abifiteho control. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Haleluya. Reka twumve icyanyuma, hanyuma twinjire mu bibazo noneho. Ego Theo. Ku murongo wa 16 ayaho aravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane. Icyo kirimo gusenga. Tumana shaka teme ya gatanu irimo hano, ibyo abakristo bagomba gukora, imibanire y'abakristo n'abandi. Icyo kirinjira mu byo gusenga. Kuko harimo utugingo twinshi. Harimo indi ngingo imwe nshaka yuko turangirizaho, hanyuma tukinjira mu bibazo. Yego Safa. Murakoze. 19. Aha. Bene data, nihagira umuntu muri mwe uyoba avuye mu kuri, undi akamuyobora, mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi. Yego. Gira icyo bitubwiraho mu nshingano zacu nk'abakristo. Aho na nyine muntu iyo abwirije umunyabyaha akamuyobora inzira nziza ya Kristo, abamukuye ahantu hakomeye cyane. Ariko babijyanye mu kubwiriza abanyabyaha. Wasomye uwo murongo? Ni igihe umuntu yayobye avuye mu byizerwa. Ntiwumva.
bene data benshi bagenda bakaducika ariko mwene data natangira kugenda nabi ukamugarura uzaba ukijije ubugingo kandi uzaba utwikiriye ibyaha byinshi. Ariko challenge dufite cyangwa igihinyuza dufite akenshi ntabwo ari byo dukora, ahubwo hari ikintu cyanyobeye mu Kristo. Iyo mwene data aguye abantu bamwe barishima bakabihindura ibiganiro bakabihindura inkuru aba bantu bibagiwe ko dufite inshingano yo gushaka bene data barimo kuva mu byizerwa tukabagarura mu nzira. Ahubwo mugende murebe abantu bose muzi barimo kuva mu byizerwa, umenye ngo Imana yabatumye ngo tujye kubagarura, tujye kubashaka, sibyo? Uracyafite komantere cyangwa wari warangije? Iminota isigaye rero tugiye kwishyira mu bibazo kuri ibi bice rwose, twumve ibibazo bihari tubicoce tubicencure tubisubize, hanyuma Yakobo tuyisobanukirwe neza. Kuwa mbere nzabongereraho iminota rwose, nzafata iminota 30 yo gukora imbonerahamwe y'igitabo cyose, hanyuma indi saha yose isigaye dukora akazi ko gusubiza ibibazo no kwibaza no gukora amakomanteri. Reka rero twumve, hari ufite ikibazo? Heraho kuri Safari ugaru cyane imbere kwa James, hanyuma tujye hariya hirya kwa Jani, hanyuma turaba turimo kugana ku musozo. Njyewe ndimo kwibaza hano nyine muri iki gice bavugaga cyane ku batunzi. Ku batunzi? Yego. Ko kuri bakoresha ubutunzi bwabo bakishimisha bakirengagiza nyine abantu bakennye. Ariko hari aho twabonye nyine ko abatunzi kubibasira wenda atari ubutunzi buno dusanzwe tuzi bw'amafaranga cyangwa ikindi. Se bitandukaniye n'ibi ngibi turimo kwiga. Abatunzi b'ibintu bitari, hari ukuntu nyine bavuga bati nta mutunzi uzajya mu ijuru. Ariko uwo murongo muwusomaye? Yewe ndashaka ko muzandangira ahantu umurongo umutunzi. Nicyo kidukonfuzinga nyine. Cyo konfuzinga kuko mwebwe mugendera ku mirongo itaba muri Bibiliya mukavuga ko Bibiliya ibivuga. Mubisomaye. Mwanshakiye uwo murongo mukawunsomera abonaho mpera mbasobanurira. Mwabonye he aho Imana ivuga ngo nta mutunzi uzajya mu ijuru? Nicyo kibazo dufite. Yesu yaravuze ngo biragoye ko umuntu wiringira washyize ibyiringiro bye mu butunzi bwe azajya mu ijuru. Ni nacyo na hano Yakobo yagarutseho, aravuga ati mwebwe mwafashe ubutunzi mugira ibyiringiro by'ubuzima bwanyu, ariko ntabwo Imana yize ko abatunzi batazajya mu ijuru. Cyane cyane ko ubutunzi ari umwe mu migisha Imana itanga, kuko Bibiliya yatubwira ngo umigisha Uwiteka atanga uzana ubukire, ngo ntiyongereho n'umubabaro. Ariko Imana yaduha ubukire yarangiza ikatubuza kujya mu ijuru. Ahubwo tugomba kwiga kubukoresha. Muri Zaburi ya 66 uravuga ngo ubukire nibugwira muzirinde ntibuzabatwara umutima. Naho Yesu yigishije ku butunzi yaravuze ngo biragoye ko umuntu akorera bashebuja babiri, ngo ntushobora gukorera Imana gukorere n'ubutunzi. Bivuga ngo iyo ubutunzi bwahindutse shobuja ushobora no kwica umuntu kugira ngo bugereho, kuko nibwo bwo gutegeka. Ariko nta hantu namwe Imana yize ivuga ko abakire batazajya mu ijuru. Icyo kintu rwose ndagira ngo muzagisibe mu mutwe wanyu. Ariko abiringira ubutunzi nawe wabyumva. Iyo umuntu amaze kwiringira ubutunzi bwatangira kuvuga ngo ariko ni nabyo mu migani. Umwanditsi w'imigani yaravuze ngo Mana ngo uzandinde gukena ntaziba ngatukisha izina ryawe, ngo ariko uzandinde no gukira nkagezaho ndengwa nkavuga ngo Uwiteka ninde ngo mwumvire. Ibyo nibyo bintu bibiri, kuko hari n'abantu bakena bakiba bagatukisha izina ry'Imana, abakobwa bagakena bagasambana kugira ngo babone imibereho. Icyo rero ntabwo kijyana n'imyizerere. Ariko abakire ntabwo Imana yavuze ko batazajya mu ijuru, kandi yaravuze ko umugisha Uwiteka atanguza n'ubukire. Yego James. Murakoze. Yego kanone ngira ngo nujye twigisha iyi Bible study ujye Imana ijye gushoboza ujye dips kugira ngo watake impande zose. Nk'ubu turimo turiga ko umukire adakwiye guhohotera umukozi, ibyo yakoreye akabimwishyura akagira. Ariko twebwe turi hanze aha
cyane cyane turi abakoresha mu bakozi yego bamwe biyita abakristo cyangwa abantu bamenye Imana. Hari nubwo njya ncikwa nkabasomera icyanditswe ngo ibitugu by'umupfapfa bihatwa inkoni, kubera ko ngo uko ifarashi ihatwa icyuma cyangwa iyoborwa n'icyuma, rimwe na rimwe umukristo cyangwa se na sisitemu yuko yubatse no mu nkiko bumva ko umukire yarenganyije umukene, noneho mu guca urubanza bagahana bihanukiriye ku mukire, kandi nyamara uyu mukozi nawe mu by'ukuri ureba nk'ubu niba umuhaye akazi akakica ejo akakica, kubera ko ngo utakoze protoko y'amategeko uko bigenda, umuntu umuhaye imodoka imwe wenda arayigongesheje, umuntu umufatanye ibihumbi 100 ngaho yarabyibye, abantu uravuze aho kugira ngo nzahombe n'ibindi, wewe utugenda utiriko ntabwo wakoresheje za nzira uko zitegetse mu mategeko. Ariko buriya James, ahubwo that's a good question. Buriya ikintu maze kubona mu Rwanda cyane, twebwe turajenjeka pe. Ntubona nko uvuze uti yewe nahayarinze umukozi umushinga ko ntwarira imodoka, banza ukore kontara idetaye ibyaha bitihanganirwa, uvuge ngo ngiye kuguha imodoka, nibizagaragara ko iyi modoka yahiye radiateur kubera yuko uburangare bwawe utashyizemo amazi, icyo ni icyaha kirukanirwa. Niba bagufatanya amafaranga wibye kandi wagombaga kuyinjiza, icyo ni icyaha kirukanisha, kuko hari ibyaha burya mu mategeko yose, kontra zose ushobora gushyiramo ibyaha byirukanisha umuntu, ukavuga ati muri kampani yanjye uwo nzafata akora ibi ngibi, icyo ni icyaha kitababarirwa. Iyo rero wabikoze, umukozi akaza agasinya kontra abizi ko nakora iki cyaha nzamwirukana sample ya vie, yes, nakujyana mu rukiko uzagutoke fine, iki cyaha se ntiwagikoze, nakwirukanye dushingiye kuri kontra dufitanye. Ariko mu Rwanda kubera ko twamenyereye orality, dukorera mu kintu cy'ubwumvikane butanariho, ariko buriya ahubwo nshingiye kuzanyemo ibintu by'imanza, igituma tuba defavorize mu manza, ntabwo twubahiriza amategeko. Ntabwo ubundi wemerewe kujya mu bintu bizajyamo amafaranga udafite kontra isobanutse, kuko iyo wasinye nanjye nkasinya, ubwo twembi tuba duhambiriye. Genda usobanure kontra yawe. Ariko nongereho ikindi kintu, kubera ko buriya uko mu rusyo akoma n'ingasire, effectivement mu Rwanda ntabwo wajya bemera ko abakozi bakora amakosa. Ibyo ndabizi nanjye nakoresheje abakozi. Iyo umukozi areze bumva ko organisation cyangwa patron agomba kuba afite umugambi wo kumurenganya, ukabereka bakabwira ati ariko hari amategeko ateganijwe, uyu mukozi wigeze umuha blame ngo naramubwiye fine, bagomba kumubwira ubwa mbere, ubwa kabiri ukamwandikira, ubwa gatatu ukamwirukana. Abo ni abakora muri za biro n'ibindi. Ariko no muri abo ngabo kontra zabo burya habamo ibyaha bikwirukanisha sample ya vie, ukabwira ati no, ibi ngibi ni ibyaha binini byirukanirwa immediate, ntabwo urindira ko azabanza kwica ibintu byose ngo ubone kumwirukana. Rero ahubwo reka tubereke, ubwo turimo kugera mu isi y'amafaranga, reka tube extra professional. Icya kabiri, utraining abakozi ukabibutsa. Hari igihe umukozi akora ikosa, wamubwira utari ku ibintu wakoze, atari ko ntabwo wigeze umbwira ko ari ikosa, ati n'abandi barabikora, ati sawa. Training abakozi bawe. Nabonye ikintu abazungu baturusha, abazungu batraining abakozi babo, bakabatoza, bakabasubiriramo, bakabigisha. Ariko wakwibeshyaho gatoya, akakubwira ati ibi bintu narabibabwiye, nabibasubiriyemo buri munsi, kandi mwari mubizi yuko ukoze iri kosa nkwirukana, ndakwirukanye, you are fired. Rero ubwo ngubwo reka tuve mu bintu byo twamenyera ibintu by'ubuvandimwe. James, we nkawe ufite abashoferi agira gutyo, umushoferi wamuzaniwe na Niseti, undi wamuzaniwe na Ntwane, kandi ni inshuti yawe, ibyo kujya kuvuga ngo ke abunzanira bose ndabacisha muri screening, ariko kuba Ntwane ari umuzanye nta kumukorera screening, nta no kureba aho avuye, ngo ni mubyara wa Ntwane. Mubyara wa Ntwane ndi wakubwiye yuko mubyara wa Ntwane ari umukiranutse nka Ntwane. Screening umuntu natangira gukora ubugegera umuhanisha amategeko ko mwayanditse akayasinyira. Icyo ngicyo abakoresha mu kige, nawe ubundi hanze aha ngaha ibyo wavuze nibyo.
sisitemu yacu ifavoriza abakozi ntabwo ifavoriza za organization n'abakoresha. icya kabiri nsaba ngo nanone n'utwigisha ujye udufasha. ariko ihangane mbanze mbwire n'abakozi, kubera yuko bamwe muri twebwe ni abakoresha, harimo bamwe nkawe ufite kampani yawe, harimo n'abandi wenda bafite udukampani dutoya, ariko n'umukozi yagombye kumenya ko hari ikimana imutegerejeho. Pawulo yandikiye abakolosayi arabwira ngo mwabakozi mwe mwambata mwe mukorere bashobuja, mukorera shobuja wo mu ijuru uzabahemba. Abakozi benshi bari negligent, ndashaka kubibabwira nk'abakristo kuko abenshi barimo hano muri urubyiruko, abandi ni abakozi batarabakoresha. Ariko nenda kukubwira akazi uzakora kose, Bibiliya yakubwira ngo gakore nkukorera shobuja, kandi umenye ngo ubwo nkakora nkukorera databuja warandeba ayo manyanga arayabona. Marambwira abakristo nkabwira ngo umuntu wakubwiye ko kugavura ngo ariyo nzira yo gukira, nanjye ndi Imana sinajya mbaho umugisha mugavura, nakubwira ni fine. Ubwo wiyemeje kujya wishugurikira, ishugurikire icyo kintu rero muzakirinde. Shobuja n'umukorera, umukorera nka Yosefu akora kwa Potifari, ukuboko kwiteka kubane nawe, ibyo ukoze byose bihabwa umugisha, nibyo bizaguhesha promotion ihoraho. Aho ibintu byo kugenda mukajya mu bucakura n'ubujura ngo murakizwa ngo murasenga, urarokirita umukontabure wamushyira muri kontabilite yawe kandi asenga akakwiba. Si ibyo bintu murumva ari byo? So reka tujye dukoma urusyo, dukome n'ingasira kuko impande zombi Bibiliya irazibwira. So yikomereze. icya kabiri nasabaga ngo n'utwigisha muri Bible study, nsaba ko wenda n'abari online baba babyumva nk'uko nubwo bataje, ariko tujye tubwira abakristo mu buryo bwo kubafasha, kuko abantu benshi bafite mentalite ko umukira atazajya mu ijuru nk'uko barimo kubivuga. Bamwe bakavuga ko ubutunzi ntacyo bumaze, ariko ubundi umukire sinzi rationale mu bifatamo, umuntu ushoboye kwitunga kubona ibyo ashaka bundi mu busanzwe aba yitunze kandi aba mu buryo bwawo. So relation yo kuvuga umukire abandi bajye bagira, ariko ikinini gikomeye kirimo nuko n'ubundi Imana ivuga ngo izahira imirimo y'amaboko yanyu, iyo uhagurutse ugakora Imana imuha umugisha. Hanyuma umuntu akabifata muri sanze yo kuvuga ko hari n'abajya bambwira ngo abakire ngo nta mukire uzajya mu ijuru, abakire ni abanyabyaha, bagasobanukirwa ko ubutunzi bavuga bubi butajyana abantu mu ijuru. Nubwo gufata umushahara nagomba guhemba umukozi nkawikubira nkawushyira mu bindi, no kureba imfubyi byaje bigenewe nkabifata nkabitwara, umupfakazi byari bigize ikibanza nkagitwara, kuko abo babimeze ngo nka ya nkoko ihunikiye amahuri ya bamba amagi y'amahuri. Ariko umuntu ufite ubukire yabonye mu buryo bwiza bwo gukora. Aba bakristo mujye mubabwira ngo ntabwo ubutunzi bavuga ari buriya bw'umuntu wabyutse agakora agahemba abantu agakira, yakubona ugenda mu modoka aturiye we ntabwo ijuru ntabwo azaribona, kuko izo nizo mentality. Kandi bakibagiza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ijambo ry'umukene rirapfobwa, umukene nahabwa ijambo. Wese we wakwifuriza kuba muri ubwo buzima, mujye mubasobanurira kugira ngo umuntu avemo akore kandi amenye ko gukira nabyo ari umugisha Imana iba yarasezeranyije abayizera. Murakoze. Yewe ndibwira yuko nta mukristo usasengera i Remera uzavuga ngo pastor yaratubwiye ngo abakene nibo banyamugisha. Nakwambia rwose ntaho Bibiliya bivuga. N'ubukene Imana ivuga n'ubukene bwo ku mutima, ntabwo ari ubwo mu mufuka. Cyane ko nabibabwiye, Imana iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ahandi kavuga ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi ntiyongereho umubabaro. Hari muzabona n'amagambo menshi ari related n'ubukire, kandi akwereka yuko Imana ahubwo yo ishyigikiye. Wese Imana izishimira ko abana bayo baba mu bukene bakabaho nabi ngo biyimarire iki? So reka icyo ngicyo tuzajya tukigarukaho kenshi, ariko ngewe nibwira ko atari nacyo cy'ingenzi. Buriya rega James icyisha ibintu, Pawulo yandikiye Tito aramubwira ngo Tito, Abanyakirete ntitwaze twiga urwandiko rwa Tito ngo aba Abanyakirete ngo ni abanebwe, ngo ni abanyanda nini, ni abantu bakunda kurwana, ngo none ubigishe gukora, ngo kugira ngo bashobore kwitunga, ngo batunge n'umurimo w'Imana. Rero nibwira ko urwandiko rwa Tito rwagombye kuba urwandiko rw'Abanyafurika, ko burya muri Afurika aho ngenda hose, ahubwo burya mu Rwanda twe turakora. Twebwe tugira n'ikibazo igihugu cyacu ni gitoya. Uzi ko uragenda ukabona nk'igihugu nka za Central Africa, za South Sudan, za n'ibindi ntagiye kurondora, za Liberia,
ukagenda ukabwira umuntu utari ko mbona hano mufite ibigaramo kuki ngo reka da ngo abantu hano ngo bashobora no kugenda ngo bagatwika ngo bagateramo amashaza akera ngo batagombye guhinga barangiza bakibera abanebwe. Mwari muzi ko hari abantu bagihinga kuri kera twajyaga twiga muri geography ngo agriculture sur brûlée guhinga mu aho batwitse. Nagiye muri Liberia nsanga bakiyikora abantu baragenda bagatwika ikigarama bagateramo imyaka ibyezemo bagasarura ibyo ngibyo bakarya ibyo bakoze. Azaba abantu ukuntu bafite ubutaka bwiza uwazana abanyarwanda hano twabakirana. Buriya abanyarwanda turakora nuko buriya twebwe natwe tugiramo abantu b'abanebwe ariko ini average abanyarwanda barakora kuko iyo tugiye mu yandi mahanga ubona rwose uragenda wamanuka za Malawi ugasanga ubuntu bw'ubutiki buriya muzi bwabo kioske baciye hano mu mujyi. Muri Malawi aba bufite bitatu bya kane n'abanyarwanda bavuye hano bazi icyo kioske ikora bazikubita muri quartier bakirira muri Zambia the same ugeze za Maputo ho n'ibindi. Ariko twe twicaye hano ahubwo tugomba guterana umwete wo gukora adimini rwose ibyo cyane cyane mu bishyire mu rubyiruko dukura amaboko mu mifuka turebe ukuntu twakora. Yego Alice. Murakoze ko tukiri kuvuga ku cy'ubutunzi n'abakire hariho umurongo wenda nagira ngo dufashe kumva wakangaye. Okay, ni umurongo abantu bafite ubutunzi cyangwa se abakire reka nkoresha iyo terime bakunze kuvuga mu Migani 22:4 uwicisha bugufi akubaho Uwiteka ngo ingororano ye ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. 22 umurongo wa 4 Imigani. Uwicisha bugufi akubaho Uwiteka uwicisha bugufi akubaho Uwiteka ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Sinumva se bisobanutse 22:4 umurongo wa 4. So ikibazo ufitemo ni iki? Ikibazo mfite hari ukuntu abantu bawukoresha ukumva kuba afite wenda nk'ibintu nyine we yarabyujuje izi kondisiyo Imana yamuhaye umugisha kumva hari we ko abandi wenda bari munsi ye bisa nkaho atari ko bimeze. None ukanareba rimwe na rimwe abakristo b'inyangamugayo rwose banakora hari ukabona ntabwo bari ku kigero cyo wamwita ngo ni umuntu w'umukire. Uyu murongo ukora ute kugira ngo wenda urujijo ruveho? Ariko buriya uyu murongo ikibazo nuko baratubwiye ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka. Buriya ugiye muri Bibiliya hari ikintu nabonye abantu batajya basobanukirwa neza. Iri jambo ryitwa kubaho Uwiteka hari ahantu Mose maze iminsi ndimo kumedita kuri ayo magambo bayiwe kuko nibwira ko hari umunsi nzandika igitabo cyitwa gukira mu buryo bw'Imana kuko ndimo ndakompayiringa ibihamya n'ibifatika gukira mu buryo bw'Imana. Buriya iyo bavuze ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka abantu benshi bahita bumva umuntu ujya mu rusengero agasenga akaba umukristo mwiza, sibyo? Ariko buriya niwitegereza muri Bibiliya amategeko Imana yashyizeho ajyana no gukora ntabwo abantu benshi bayubahiriza. Fata muri icyo gitabo cy'Imigani ujye mu gice cya 6 Imana ikabwira umuntu ngo we wa munyabutewe ugenda witegereza ikimonyo ngo ntikigira umukoresha ngo kirundaniriza ibyo kizarya mu gihe cyacyo. So bivuga ngo iyo ugiye uteranya ukareba ikintu bita kubaho Uwiteka aho Mose yavugaga ngo nimugira umwete wo kumvira aya mategeko n'amateka mbaho uyu munsi. Iyo usubiye inyuma ukareba amategeko n'amateka Mose yabahaye harimo uburyo bwo gukora akazi kanoze, harimo uburyo bwo kwita ku bandi, harimo uburyo so ugasanga rero rimwe na rimwe abantu bibwira ngo wicisha bugufa kubaho Uwiteka immediately bagahita bumva umukristo wicara mu rusengero agahora mu masengesho bakavuga ngo ntiwumva ngo kuki se twebwe ngo twicisha bugufi. By the way abantu benshi barakubwira ngo baca bugufi, mubwiza ukuri buriya guca bugufi nicyo kintu gikomeye kibaho kuko abantu benshi bakubwira ngo baca bugufi ubundi se uri hasi wabwirwa n'iki ko waciye bugufi. Ubungu ari abantu babwira ngo baca bugufi nkabwe noya mugiye muvuga ko mukennye ntimukavuge ko muca bugufi ngo giye ngo ndi umuntu uciye bugufi. Ntabwo uciye bugufi uri bugufi uri hasi, ahubwo uzamenya ko umuntu aca bugufi igihe yagombaga kwirata
afite imitungo, afite ibintu, afite, ariko ukabona ntabwo byamubyimbishije umutima. Naho umuntu ntacyo afite ngo yaciye bugufi, ntabwo ibyo ari uguca bugufi. Ikizabikwereka ni uko iyo umuzamuyeho gatoya ahinduye ingendo, agahindura imvugo, agahindura agasuzuguro. Rero abantu ntibakakubeshye. Guca bugufi buriya ni na karita ikomeye cyane. Njya nkunda kubisetsa abantu. Kera nyobora AEE nigeze kujyana n'umushoferi tujya ahantu kubwiriza ubutumwa mu cyaro, bari badutumiye tuzamarayo iminsi 4. Noneho ngezeyo nsanga hari imibu myinshi, kandi ndebye mbona igitanda cyanjye ni duburi, kandi ndebye iki nsanga nta mustikeri gifite. Urabona uyu mushoferi imibu ni murya kabiri azangagara na tu. Hanyuma bigejeje nijoro nabonye maze uzane igikapu cyawe twirarire muri kino cyumba. Mbwira bene urugo nababwira twebwe iwacu tugira umuco wo gusengana mbere yo kuryama. Bamaze kugenda ndabwira ndi we barapijama tujye mu gitanda ko nararanaga nabo rumuna banjye n'abakuru banjye bizantwara iki kurarana nawe. Byahariya mu nguni yawe nanjye njye mu yanjye dusinzira. Akajya bwira abantu ati buriya ati muri dawacaca bugufi nkawe ntabwo ngiye nca bugufi, ndi pragmatic. Ntabwo nashaka ko ndwara na malaria, rega n'igihe uri kugira ikibazo. Wewe wirirwa guterura ibyuma ugira gute ngiye gutwara umuntu ugagaye. I prefer kuryamana nawe mu gitanda kuruta ko ngira umuntu wandwaranye malaria mu cyaro. Rero ibyo ntabwo ari uguca bugufi, ni pragmatisme simple. Kuko guca bugufi ni ikintu gikomeye. Uzamenya ko uca bugufi umunsi Imana yakuzamuye ukaguma ukareshya uko wareshyaga. Ntiwibombe ngo ugende umeze nk'idendo. Icyo rero Alice umutunzi nako wicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ingororano ye n'ubukire. Uzi iyo ngororano aho iva? Mu mirimo y'amaboko ye. Mana we ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu kuko mwankiranukiye. Ariko uzicaro ntacyo wakoze, Imana ihumugisha ikihese. Gerageza ugire icyo ukora. Nurangiza ubwira Imana ngo, kandi iyo utangiye gukora igushyiraho amabwiriza. Babwira ngo rero ibintu urimo gukora, results izavamo uranyubahisha ubutunzi bwawe. Results izavamo ubu butunzi bwawe buzabera umugisha abantu banjye. Nutangira gukora gutyo uvuga uti sawa, uyu muntu mumwongerere, wongere ukore cyane, koresha ubwenge n'imbaraga byiyongere. Imana ivuga iti sawa, ko wageze kuri miliyoni ukangabaniriza icya 10, ko wageze kuri miliyoni ugatangira kutita ku bandi, uko ugenda uzamuka uzareba uriya abantu bari generous. Ni ari abapagani, abantu bari generous bakunda gufasha abandi. Bibiliya iravuga ngo uvomerera abandi azavomererwa. Uzabona abantu badasenga ariko bagira umutima wo gufasha, Imana ibaha umugisha. Kuko niko yavuze ngo nuvomerera abandi nawe nzakuvomerera. Kuko Imana igendera ku byo yavuze, ntabwo igendera ku byo dutegeka twebwe. Ariko mbere yuko twumva aya magambo, wenda reka mbereke, reka rimwe iyo teme tuzayigeho muri Bible study, gukora no gukira mu buryo bw'Imana. Rwose nzayibategurira kuko mfite na note zabyo, kuko dukeneye gusobanukirwa ibintu. Abantu benshi baragenda bakikontanta mu bintu byaho ngaho byo kumva ngo Imana izabajyana mu ijuru kuko bari abakene. Sawa, uzaba warababariye mu isi, kandi ntabwo ariko Imana yabiteganije. Imana yaravuze ngo muzabe iwacu ntuzi uko bimeze. Ntibimeze bite? Ati nyine bimeze kwa kundi nakubwiye. Okay, nongere kukumva umpamagara ugeze iwanyu, genda ujye kwicarana na nyoko muri ka kazu k'akaruri, hanyuma wige uburyo mushobora kuva muri ubwo bukene. Numbwira ko hari ikintu ugiye gukora ndaguha n'igishoro ubu ugihugiyeho. Ntiwajyaga ukora ibiraha? Murabizi ibintu bita ibiraha? Ntiwajya gukora ibiraha ati reka muha amafaranga ugiye gukora ibiraha uzarangize vakansi nibura uhari. Kuko hari igihe twicara hano ngo mfite lisansi, ibintu washoboraga gukora ntubikore kubera ko ufite igipapuro. Buriya n'igipapuro cyica mu mutwe. Kera niga sogonderi nagiye kwibumbira amatafari ku itanura. Abantu bagavuga ngo umuntu wiga sogonderi ngo ashyira ibirenge mu cyondo, ibirenge nibisohokamo bazampa amafaranga ngo uri inkweto. So ivyo bintu byo kwigira indengarenge nowe. Sawa, reka twumve ikindi kibazo tugane ku musozo. Yego inyuma ho Jean. Kamaguruke.
ikibazo kigomba kuba gikomeye ubwo ugihagurukiye. Yego. nuko wambwiye ngo ntabwo uri kumbona. Oya nakubonye buriya nuko ntabwo ari ikibazo cy'uko ureshya, ni ikibazo cy'uko ndi kure. Ariko nta kibazo, noneho ndakubona ubwo uhagaze, narushijeho kukubona. Yego. Yego, murakoze. Nanone ku murongo wa 16b yaho twabonye kimwe mu biranga abantu b'Imana ari cyo cyo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Yego. Ariko ayaho yanteye impungenge nkurikije mwaturirana ibyaha musabirana, si kwivuga? Yego. Niyo yaguteye impungenge? Nkurikije ya komenti wavuze y'ukuntu umuco rimwe na rimwe ushobora gutuma abantu batisanzuranaho, cyangwa se nta trust, cyangwa se wenda mfatiye nk'urugero rw'abantu dutuye muri Kigali tutaziranye, wenda tutahavukiye, bamwe bagiye baturuka impande n'impande, nanjye waturutse mu cyaro, nkaba hari abantu nasanze Kigali ntazi, bigatuma wenda iyi ngingo tutayibohokerwa kandi turi abakristo. Ese iki ngiki wakitubwiraho iki? Okay, icyo nemeranyaho nawe sha bisigaye bikomeye. Kera twajyaga twicara rwose tukaturirana ibyaha, umuntu akihana. None muri kino gihe dusigaye twarabaye abasirimu pe. Umuntu ni nyamwigendaho, ibyaha byawe ni ibyawe wenyine. Ako rero buriya ba Yakobo bandika bari bafite bwa bukristo bwa kivandimwe, bwaturirana ibyaha, bubwirana ibibazo. Umuntu akaza akababwira ati ubwo mu ndeba unaraye ubusa, bene so bagateranya bakagufasha. Kubera iki? Kubera ko bari abavandimwe. Rero ubukristo bwo muri kino kinyejana sha ntabwo mbizi. Cyakora tuzajya tugerageza guterateranya, tuziga kuba abakristo mu isi y'ubujajwa. Umuntu ajya avuga ati sawa nzaba mwene so, ariko ibijyanye n'ibyaha byanjye Yesu yarabipfiriye, yaranzukiye, nzajya wenda naturira umuntu numva nizeye, mfitiye icyizere. Ariko mbahe challenge, dusubire inyuma natwe twige ko abantu babikira abandi banga. Niba umuntu yakwaturiye ibyaha wimuvuga mu izina. Nshobora no kwigisha nkavuga ni abantu bakora ibi n'ibi, ariko simvuge ngo Alice yarambwiye. Warumva umuntu wigisha akavuga ati mperutse kurara kwa Niseti, ati hanyuma Alice agira gutya, ntukavuge amazina y'abantu. Hasi niba ufite icyo ushaka kuvuga, wenda vuga uti hari ahantu mperutse kurara, ibintu bigenda bityo, ariko nabwo ugerageze kubihisha. Hari yenge ntanga ingero nkazijyana muri za Kenya no muri za Tanzania no muri za Nigeria, kandi wenda zarabereye hano hirya, kugira ngo ngerageze gukamufora n'uwabikoze atiyumva. Ariko rero uko byagenda kose twige kubikirana ibanga. Niba nakubwiye ibintu byanjye wishyira ku karubanda. Yego Free, niwe turangirizaho. Ngiye nari mfite ikibazo ku murongo wa 14. Maze ngo muri mwe hariho urwaye, natumire umukuru w'itorero amusabire bamusize amavuta n'izina ry'umwami. Yego. Ngiye rero reka mbitware gutya muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe. Hano batubwira ko nk'umurwayi ni urugero uri kwa muganga cyangwa se uri mu rugo utabasha kugenda bitewe n'ikibazo ufite, bavuze ko ngo abakire ngo aribo bantu ngo bazajya mu ijuru. Kugiye kuvanga ibibazo Free. Sinzi neza. Ugasanga nk'umuntu utuye Subuhehe za Kanyariro epfo iyo ngiyo za Kajeke iyo ngiyo si ndumva imisozi y'Imutayizi. Ntabwo pasiteri ni urugero, ntabwo pasiteri mukuru yajyayo, ahubwo areba nk'umwarimu ati manuka ujye gusengera wa mukristo watubwiye afite ikibazo, sibyo? Ikindi ugasanga wenda nka pasita mukuru, umukuru nyine w'itorero, umukire yavuga ati mfite ikibazo ndarwaye, mfite umwana urwaye, ntacyo, ugasanga nyine nihagiye. Ahubwo wa wundi mutoya, ubwo ndavuga umukene cyangwa reka mbivuga uko, wa wundi ukiri mutoya ntabwo yohereza, cyangwa pasiteri ngavuga ati reka njye gusengera wa wundi w'uwo mukene, ajya yoherezayo mwarimu, reka mvuge ko mwarimu cyangwa se umutoya kuri we.
none igihe niba kwibaza koko mu itorero muri iyi minsi ubona ariko bigenda cyangwa oya erega umva free ibyo uvuga pe ahubwo ubwo bushyize urutoki ku kibazo dufite cya pastorale kuko ukuyemo no kuvuga ngo yagiye gusura ngo umukristo ngo w'umukene epfo muri Kajeke ahubwo banza uvuge ngo aranaboneka kuko ikibazo uburyo bakoraga igishumba mu gihe cya Yakobo gitandukanye n'uburyo dukora igishumba uyu munsi twe twabaye abaprofesiyoneri jewe nuno munsi nari ngiye kuvuga ngo nkiri pastori hano nuno munsi abakorera hano muzabibona igihe kinini mba ndi muri counseling y'abakristo batari n'abahano nkababaza ariko kuki mumpamagara nta bapastori mugira ngo nawe uzabigerageza uze ku itorero ryacu ushake pastori numubona ngo uzamenya ko tukubeshye none se ubwo niba umuntu atashobora no kumusanga ku biro azamuhamagara ngo naze kumusengera muri Kajeke amubone dufite ikibazo icyo cyo kirahari pe ariko ku rundi ruhande umupastori umwe ntabwo ashobora guhaza abakristo ibihumbi bibiri Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV